umpeye birirya kuko ari inezeza, umpeye birirya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma imigani igice cya 18, 19, 20, 21, 22, 23 na 24. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Imigani igice cya 18. Ibintu bigayitse. Muri iki gice harimo ibintu bizanira nyirabyo urupfu, ubukozi bw'ibibi, amagambo y'umupfapfa, amagambo y'inzimuzi, ubwirasi, byose bizana urupfu. Salomo arongera avuga ko guhana umukiranutsi, gushyigikira umupfapfa no gupfa gusubiza bakikubwira nabyo bigayitse. Imana iduha ubushishozi muri ubu buzima tubayemo. Imigani igice cya 19. Ibyago bikomoka ku bupfapfa. Kuba woroheje ariko umunyabwenge biruta kwishyira hejuru uri umupfapfa. Ubupfapfa bw'umuntu bumushyira mu kaga, nyamara yabirinduka agatuka Imana. Ubukire buzana inshuti, naho ubukene bugatuma n'abavandimwe bakwanga. Nyamara iyo ufite ubwenge ukiza ubugingo bwawe. Imigani igice cya 20. Ubwenge burarinda. Iki gice gihera ku nzoga, kirerekana ko zitera ubupfapfa, kandi umusinzi ntagira ubwenge. Umunyabwenge we yirinda impaka, akirinda ubunebwe, ntatinya imvura, ahubwo arakora paka ananiwe. Umuntu nubwo yaba ari umwana amenyekanira mu byo akora. Izahabu n'ifeza birahenda, nyamara imvugo nziza n'imikorere myiza birusha izahabu agaciro. Imigani igice cya 21. Amahoro n'amahirwe bitangwa n'Imana. Muri iki gice tubonamo ukuntu Imana iyobora abami. Amateka arabyerekana. Tubonamo n'ukuntu abemera kuyoborwa nayo baharanira ubutungane n'ubutabera. Tubonamo uko Imana ariyo itanga urugo rwiza, ni nayo itanga amahirwe mu buzima bwose. Imigani igice cya 22. Abakire n'abakene. Muri iki gice tubonamo ko abakire n'abakene bose baremwe n'Imana. Uwicisha bugufi azabona ubukire n'icyubahiro, ubiba ubuhemu azasarura ibyago. Umunebwe ariyamira ati, hanze hari intare nasohoka yanyica, maze ubukene bukamwizingaho. Muri iki gice harimo no kurera abana neza. Gucyaha umwana ukoze amakosa bituma akura yanga umugayo, kandi kugira umuntu inama bimutera kunguka ubwenge. Imigani igice cya 23. Amagambo y'ubwenge. Nusangira n'umuntu ukomeye, ntuzamwereka ko ufite ipfa ibiryo bye, ahubwo uziyubahe. Ntuzashakane ubukire imbaraga, kuko buruguruka nk'ubufite amababa. Ukureba ijisho ribi ntugasangire nawe, ejo utazicuza. Ntukarikire iby'abanyabyaha n'abanyagasuzuguro bagezeho. Ntukifatanye n'abasinzi, bizagutera agahinda, amaganya, impaka n'intonganya. Imigani igice cya 22. Umunebwe n'umugome. Kubaka inzu bigomba ubwenge, naho kuyikomeza byo bigombwa ubushishozi. Icyo ugiye gukora cyose ujye ubanza ugire abajyanama benshi kandi bakwiriye. Ujye urenganura abaciriwe urubanza barengana, kandi ujye ubaho nk'umunyabwenge. Ntukishimire ko umwanzi wawe agize amakuba, kandi uzirinde ubugome n'ubunebwe ngo uzagubwe neza. Iyo unyuze ku mirima y'umunebwe usangamo amahwa n'uruzitiro rwaraguye. Bisobanura ko imishinga ye yose iba irimo rwaserera n'akajagari gusa, ndetse ntiyisunga amategeko. Ujye ugendera kure abanebwe. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge.